Nyakso uri inshuti ya Mitsutsu ya hafi. Ibihe Mitsutsu yanyuragamo nibihe usobanura gute? Ntabwo umuntu yabagezaho agurisha ibintu bye gusabiriza ngo abitinye. Kuri image ya Nyakso navuga ngo yantunguye nabo twari kumwe wenda bakuzi cyane yabatunguye. Ni Nyakso tutari tuzi muri jare yo gupfa gusubizanya na buri muntu cyangwa byagenze gute ngo bakudragging bakugezaho ushobora kwisanga bagiye mu matiku kubera ko nanone iyo wigize agatebo yora ivu biba bisaba ngo nawe wihagararire umuntu w'umugabo ntago abana bakuvugaho ibintu runaka bidafite aho ipfo na ruguru. Muri iyi minsi rwose muri iki cyumweru gitangira nibwo hasohotse ikiganiro cy'umukobwa witwa Queen uvukana na Linda arangije akomoza kuri prank za Linda n'umugabo we avuga ati biriya bintu nuko utubahisha umuntu. Nufata umukunzi wakamushyira kuri kamera akavuga akagira iki umukobwa baraje avuze ati Linda utuma umugabo wawe tumubona nk'akagabo kadashinga. Buriya abantu bakina content zo mu rugo nubwo bari content bateguye akenshi usanga bitari kure y'uburyo babanye kubera ko niba bavuze bati tugiye gukora enda prank twabyumvikanyeho prank imaze isaha umugabo n'umugore ntago baba babuzemo ibintu kimwe bibiri bitatu bakoze n'ubundi bakora basanzwe bakora niba bari mu magambo back and forth uyu nguyu yaravuga uvuga ngo yabyariye mu rugo yarahavuye yarabaye mama nyakwigendera yarazikuyemo urumva Wagwan Kigali Rwanda Wagwan East Africa Wagwan Jalas TV official. My name is Uncle K. Ninge kiongozi wa watangazaji mubyange mubyemere. Uyu munsi ndi kumwe na kiongozi wa wachezaji wa filamu. Yakso. Kigiswahili wakimenye ryarira. Muri minsi ndi gukoresha igiswahili. Hakuna shida. Hakuna shida. Meze neza. Fresh nari bikabisosi. Ndahita mpera hano. Ugeze hehe na task Mamaskovia yabahaye. Yo gukora contribution yo gushyigikira umuvandimwe Mitsutsu. Kongera akagura Spiro yakongera gutunga agacano mubigeze nje rero buriya kubera ko Mitsutsu bari umuntu wanje w'indani ndi muri ba bantu dushobora no gukora groupe yo kwitanga sinagire nicyo nitangamo kuko aba ari umuntu wanje w'indani so rero abantu b'indani bawe ntago ujye bashyigikira ntago ari kuvuga ngo kumushyigikira ukuvuga ngo njewe wenda kuvuga ngo gukora groupe ntago byaba ni ngombwa ko njya kwandikamo ko Mitsutsu turahorana kenshi tuba turi kumwe so mbana yamuhaye gutya nyine biri live so icyo kintu rero ni ikintu ahubwo abandi bagomba kwihutira kubera ko twe nk'abantu twagiye gushyingura ibyo twabivuzeho abantu twagiye hariya za Ngoma. Hari umuntu utaruhari navuze kuki umuntu utaruhari ikintu twavuzeho n'ubundi twiyemeje kuba twafasha Mitsutsu mu kugaruka muri bwa buzima yararimo mbere y'uko umuvandimwe agira ibibazo. Ubuzima ubwo ni iki ni ukumushyigikira amafaranga ya spendinze tukaba twamutera inkunga kuko yakoresha amafaranga menshi mu buvuzi bw'ura muhungu so tukaba twamushyigikira mu buryo dushoboye tukamusapotinga dukeneye mu masinema ye kugira ngo yongere agire karite nk'izo yari afite ibintu nk'ibyo twabivuzeho. Uburwayi bw'uyu muvandimwe wa Mitsutsu no gushaka wenda ubufasha bigitangira abantu batangiye gutekereza ko ari uburyo bwo gusabiriza bamwe yewe ntibatinye no kubivuga. Nyakso uri inshuti ya Mitsutsu ya hafi ibihe Mitsutsu yanyuragamo nibihe usobanura gute? Icyo ntekereza wenda mvuze kuri cyo cy'abantu batekereje gusabiriza ntabwo umuntu yabagezaho agurisha ibintu bye gusabiriza ngo abitinye nta kibazo niba yaragusabye ukamuha nta mashinga ariko niba waragiye kuvuga ngo gusabiriza nta n'ikintu wamuhaye of course yarasabaga kuko ubushobozi yari afite bwaramushiranye kandi umuvandimwe agikeneye ibintu agikeneye imiti n'ubuvuzi ntabwo rero rero kubura kwiyambaza inshuti n'abavandimwe ahubwo niba abantu baba bari opposite ibintu ibyo ari byo byose kandi abo turabagira muri societe twirirwa tubabona nta kintu umundi mu bana batindaho. Ngarutse ku cyo warumbajije cy'ibihe yanyuzemo nibe bitoroshye kuko urumva yaramaze hafi imyaka 2 arwaje umuvandimwe yageze akaza aragagarika urumva asubira inyuma ku ruhando yarariho taraye subira inyuma kariyeri ariko byose yabikoreraga umuvandimwe so nibe bitamworoheye noneho bigiye no kurangira birangira na umuvandimwe yitabye Imana za mbaraga zose yashyizemo n'ubundi birangira agiye urumva nukubabara inshuro ebyiri so byose bibaho ariko nawe arakomeye ni umuntu ukomeye nzi kazabicamo hamwe n'abamufasha. Yego uyu munsi nagiraga ngo tuze kuganira kuri image ya Nyakso navuga ngo yantunguye nabo twari kumwe wenda bakuzi cyane yabatunguye. Ni Nyakso tutari tuzi muri
jare yo gupfa gusubizanya na buri muntu cyangwa byagenze gute ngo bakudrugging bakugezaho ushobora kwisanga bagiye mu matiku na nta wandrugging ahubwo nuko nabonye ko biri ngombwa ko mbivugaho kubera ko nanone iyo wigize agatebo uyora ivu so biba bisaba ngo nawe wihagararire umuntu w'umugabo ntago abana bakuvugaho ibintu runaka bidafite aho epfo na ruguru ngo ubure kubisubiza hari igihe abantu bashobora kuvuga ati ubwo atagize n'icyo abivuga buriya nibyo kandi sibyo so ntago nashatse kubikururiza kuko iyo mbikururiza ibiganiro nari kubikura kuri channel yanjye nangize views ngazinjiza ntago nashatse kubikururiza ahubwo nashatse ngo niba umuntu avuze ikintu mwibutse ashobora kubimvugaho njyewe nta kindi kintu nakora akabivuga ku wundi ufite icyo yakora kikamugirira nabi cyangwa se ubwo ndavuga wenda akaba yavuga ati nabiraka mwamuhaga akitambika urumva muri industry twese tuba dufite imirimo tugiye dushinzwemo so rero kugira ngo ejo n'ejo bundi atazahurira undi muntu ugasanga bimbereye ibibazo cyane ko umuntu kukurira nta hantu muziranye ntacyo mwapfuye ntaki ibyo bintu mva ko ari umuntu ushaka kwiyenza no kwangiza izina ryawe ubusanzwe ntabwo nshaka ko tuza kwinjira wenda ngo abe nabyo bintu tuganiraho cyane ahubwo nuko ari ibintu byabaye ntongere kuboneka wenda ngo ugire icyo bivugaho abantu bagatekereza ko bamwe bakavuga ngo buriya arashaka kongera kuvugwa abandi bati buriya arashaka gutangiza intambara kuri aba bajene ubundi umubano wawe nabo wari umubano usanzwe umeze ute muziranye muto njye ntabwo tuziranye mbazi nyine nk'abantu bakora ibikorwa muri entertainment nanjye bakaba banzi gutya ariko personally ntabwo tuziranye ntabwo navuga ni ibintu tuziranye iyo bigiye kure ahubwo icyo nabonye intambara cyangwa se sinanabyita n'intambara ahubwo amatiku nibo bashatse kuyakururiza mbere ariko njyewe ntabwo nkeka ko amatiku nta kintu yubaka ubwo bivuze ko ntaho bihuriye rero no kuvuga ko ushaka kongera kuvugwa ariko oya nshaka kuvugwa ntabwo navuga bari abapeti baracyari bato nta kintu nabo mbavuga utekereza ko ushaka kuvugwa wavuga nk'abandi nk'abantu batatu navuga Kiramani navuga Kibonke navuga Regis navuga Patino bo ni abantu bafite ibintu bakoze bafite na fan base runaka ishobora kugira ariko rero bariya baracyari bato barakiyubaka ntago nshaka kuvugwa rwose rero navugaho oya kandi nanjye ubwanjye ndihagije no kuvuga ku bantu ndihagije nanjye ndakora ibyanjye nkavuga Nexo uyu munsi numvaga nshaka ko tuganira cyane twibanda kuri contents ariko cyane cyane kuri contents za famille wigeze kugira igitekerezo sinzi uko byarangiye ukorana content na copine wawe cyangwa na fiance wawe igihe kiragera ntitwabibona nyine byongera kumuvinga muri iyi minsi rwose muri iki cyumweru gitangira nibwo hasohotse ikiganiro cy'umukobwa witwa Queen uvukana na Linda yari yakoranye na Irene arangije akomoza kuri prank za Linda n'umugabo we avuga ati biriya bintu ni ukutubahisha umuntu kuki wahagaritse kutongera gukora na content na girlfriend wawe nta mpamvu ihari yo kuvuga ngo narabihagaritse ahubwo umwanya warabuze aho ni content isaba ngo uyitegurane ubushishozi cyane ko abenshi bazikora barebe ngo se kapo yanyu itandukanye n'izindi zose kandi njyewe akaba nkaba ndi umuntu udashaka ko nkurikira amafaranga na content za kapo bikaba byakangiza umubano ko byawangiza ndakubwira impamvu buriya nufata umukunzi wakamushyira kuri kamera akavuga akagira iki aba arimo aratanga umwanya w'uko nawe bamuganiraho iyo wagiye muri social media ubwo wabaye wa social media ariko nka gutya ushobora gutekereza ko wese umukunzi wa Nyakiso ndamuvuga iki kikaba nacyo waba ushaka kunyeta ukanyeta ngiye personally ariko nimba namuzanye kuri kamera nushaka kunyeta kuzanabimucishaho niyo mpamvu badi gushaka content ku buryo mvuga ni reka mbirinde ku buryo bitagaragara nkaho yabaye expose sinzi yabaye expose ku ubuzima bwa social media arabasha kubwakira ariko hari n'ababa bafite imitima yoroshye hamwe umuntu wamuvuga ikintu agahita ajya kuri ribu kandi ngiye ushaka kumvuga ikintu nkakubwira nkabinyomoza nk'ikideke ariko ndamuvuga agahita ajya kuri ribu ibyo rero nibyo umuntu aba yirinda rimwe na rimwe inkuru umukobwa baraje avuze ati Linda utuma umugabo wawe tumubona nk'akagabo kadashinga izi content zaba hari ingaruka zigira ku mibanire n'abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi zirayigira hari imyiza hari n'imibi ndaguha urugero imyiza zigeneratinga amafaranga hari n'igihe umuntu ashobora kuba ari passion ye kwibera umu influencer ari passion ye
ubwo ni mu buryo buri positive. Mu buryo buri negative nicyo kintu nakubwiye, umuntu aba yabaye expose. Kandi uko umuntu aba expose, buriya abantu bakina content zo mu rugo nubwo aba ari content bateguye, akenshi usanga bitari kure y'uburyo babanye. Nubwo yaba content yateguwe, nubwo yaba content akenshi simvuze ko ari buri gihe usanga atari kure. Ndaguha urugero, kubera ko niba bavuze bati tugiye gukora wenda prank, twabyumvikanyeho, prank imaze isaha umugabo n'umugore ntago baba babuzemo ibintu kimwe bibiri bitatu bakoze n'ubundi bakora basanzwe bakora. Urumva ni urugero, wenda niba kamambiri ari ebyiri, zimwe zikaba zambaye n'umukozi, izindi zambaye na madamu, umugabo agahita avuga ati kamambiri zanjye zagiye, ubwo tuhita twumva ko mu rugo hasanzwe hari kamambiri ebyiri, hasanzwe hari ebyiri. So ibintu nk'ibyo nyine hari utuntu mwe expose tutagakwiye kujya hanze namwe mu buryo mutabizi, kuko muvuga ngo ni content. So iyo niyo negative side y'ibyo bintu, ugasanga abantu batangiye gupiyora iki, tangiye kubera ari nabo bavuga ngo hariya ngo intebe bafite ngo si nziza, wa muntu ufite umutima woroshye agahita avuga ati kwa muganga, akaba yafata na credit kujya ahindura intebe, kandi mu by'ukuri utabyekana kuri kamera ariko kuba bimereye neza. Utuntu nk'utwo nyine birashoboka ko izi content zishobora guteranya abavandimwe, ko nk'ubu nabonye intambara y'amagambo, rinda musubiza byagenze gutya, wabyariye mu rugo, bituruka kuki kugira ngo umuntu nyine ageraho aya mafaranga amwambura ubumuntu, amwambura ubuvandimwe? Byabateranya cyane ko nk'ubu ngubu nk'uko bivuze byaratangiye. Urumva niba bari mu magambo back and forth, uyu nguyu yaravuga akazamo noneho n'ibyo tutari tuzi ngo yabyariye mu rugo, wenda bari babizi ni imiryango ariko twe ntitwari tubizi, ubwo turabimenya uretse ko kubyarira mu rugo nta kibazo. Kuko hari n'abavuga ngo ushobora gusanga uvuga ngo yabyariye mu rugo yarahavuye, yarabaye mama nyakwigendera, yarazikuyemo. Urumva ni ukuvuga ngo aho ngaho mamwahaye n'abantu kuba bafite opinion, agatangira no kukuganiraho ati wowe uvuga wasanga uri mama nyakwigendera, usize wakuyemo urumva mutangiye kukwiha rubanda nyine kubaha icyo kuvuga. So content rimwe na rimwe zabateranye cyane, bikaba na birebire tu, bikaba na birebire ukurikiye amafaranga. Uri inshuti ya Nyambo? Turaziranye. Ntabwo twakubonye mu birori bye. Ni benshi mutabonyemo. Na Miki w'inshuti yese ni harubwo nkamubonye kuri Nyakso mumere. Jewe ntabwo tuziranye bigiye kure, uburyo ibintu nka biriya mbona bagize ibanga ukuntu nazamo. Ntabwo ndi mu bantu bajya mu bintu bya Nyambo by'ibanga. Ese Nyakso, ubundi muri iyi industry murakundana, mugira ubushuti nyine, cyangwa abantu benshi muhuzwa no gukorana hakavuga mu turakundana, ariko mbona urukundo rudakenewe muri industry, hakenewe kubahana. Uburyo hakenewe icyubahiro, kuko gukundana ntibyakunda. Impamvu buriya Kevin nkukunze kampemukira bitanicuza, avuga ati uyu muntu ukuntu ndamubaniye neza, ukuntu agize iki, ariko nkubashye kampemukira ndavuga ninjye nakoze party yanjye, narakubashye byararangiye, ariko urukundo urarwicuza. Ariko kubaha ni ibintu umuco nyarwanda. Nyambo rero binahura n'ibyo twaganiraga, abageza acyazanye umugabo we kuri kamera, ariko aduha agasopo ati umugabo wanjye ntaba mu myidagaduro. Yego, warabyumvise biriya bintu nyine, imaje muri wowe yabaye. Niba atabagamo ubwo yamuzanyemo, si ibyo se birumvikana. Ubwo niba atabagamo yari yamugejejemo urucabana. Ubundi kubera icyo umuntu akwiye kuzana umuntu kuri kamera ariko akabuza abanyamakuru kumuvugaho? Ntabwo bibaho. Urababuza ariko barabikora. Niba wazanye umuntu kuri kamera baramufite opinion nyine, baramuganira. N'abatari kuri kamera babavugaho, ubwo uri kuri kamera urumva bwo biba byoroshye. So nta muntu ukwiye kumva ko ibintu yashyize hanze bitavugwaho, kuko niba wabishyize hanze bikwiye kuvugwaho nyine. Ese wabishyize hanze arakwiye ngo ubishyire hanze, bikwiye kuvugwaho. Kandi wanze kuvugwa yaheze mu nda ya nyina. N'ikindi kintu kuvugwa si bibi, ibintu uko wabuvugwa nabi, uba bivuzwe nabi. Kubera iki abasitari mutandastandinga ko ibintu bibi mwakoze dukwiye kubivuga? Nta n'umuntu wabyifuza, birababaza, ariko ikintu ukwiye kwishyiramo ko ibyo ushaka n'ibyo udashaka bizavugwa, ukabyakira. Buriya Kevin, ikintu iyo ubonye ntacyo wagikoraho wiga kubana nacyo. Ndaguha urugero, abantu bagera muri gereza bumva barihebye, bamwe na bamwe akamara nk'iminsi nk'ibiri atarya izo mpungure, ariko iyo ubonye ko nta kintu wabikoraho birangira ubiriye. Noneho rero wowe iyo ubonye ko utazabuza abanyamakuru kukuvugaho, birangira ubegereye ahubwo ukavuga ati nyamuneka nujya kuvuga n'inkuru jya woroshyamo cyangwa ubanza ubase. Nuko nk'uko ubundi ubana n'abanyamakuru, nawe ubundi kuvuga ngo
ngo njye ngo iyo mumvuzeho ntibinshimisha ahubwo n'ibyo turabivuga ko bitagushimisha n'ibyo niyo ni inkuru ahubwo ubundi ko iki tukwiye kuvuga ibiri bugushimisha none se utegeka umuntu uko avuga ntabwo wamutegeka Nyakso hari ibintu abantu bibaza hari ibintu abantu bibaza kenshi yego nyine bigenda bite ngo ubundi umuntu waje muri creative industry uri gukina filime yego atangire kumva ko buri kintu cyose kimuvuzweho yirukanyira muri RIB nuko aba yakomerekejwe nuko afite umutima woroshye cyangwa natwe itangazamakuru ntago turi feye kubera ko RIB cyangwa inzego z'umutekano zacu zikora neza umuntu kuko hari n'ibyo ujyana muri RIB akubwira ati ibi ngibi birahera mu bunzi mu midugudu kumvikana byamboneza mu bantu bibaho urumva ahubwo kumvikana n'ibinanirana noneho dukore kesi dukugire so RIB rero ku rundi ruhande ubona yaragowe hari umuntu wese yumva ko niba ikintu kibaye niba Keve akuzi ko hari umuntu wica umuntu ntibamufunge urumva kandi yamwishe binagaragara n'ibimenyetso bihari kubera iki akavuga ati njyewe uyu muntu njyewe yambanje ahubwo njye nuko namusubije nirwanaho agapfa urumva so rero rimwe na rimwe kubera ko dufite inzego zikora neza umuntu aba yumva utatse arahita ashumuriza undi kandi ukiyibagiza ko niba tugiranye ikibazo njyewe hagati yanjye na Keve nubwo najya kurega nshobora kuba ari njye munyamafuti icyo kintu rero abantu benshi ntabwo babanza kwirebaho ngo abanze ngo yirebe se muri ibi bintu njye nta ruhare nabigizemo utuma uyu muntu akora iki niyo mpamvu rero nkeka abantu benshi birukira kuri RIB itangazamakuru ryacu ribanira ibyamamare cyangwa hari ubwo turenga imbibi twitwaje ko turi abanyamakuru bamwe na bamwe cyangwa se kesi zimwe na zimwe ariko percentage nini barababanira ariko nk'uko bisanzwe umuntu ntabwo aba ari marayika hari ahatana hari abarenga ku bintu ugasanga bakoze amakosa ariko ku ruhande runini barabana Nyakso ubundi kunyura hirya kuko tumaze iminsi tutaganira tubanze tunanyuremo inshuti yawe bigize itya irarongoye inde ayimina Terivi inde Regis bamwe batini prank ukabyara tumara amatsiko Regis yateye ivi rya nyaryo mbonye ntabwo nari mpari iki gihe sinzana nari nagiye ariko nabibonye kuriya kugeza ubu ngubu ntabwo turavugana nanjye ngo wenda mbe najya kumubaza cyane ko numva ko ibyo bintu aba ari n'ibintu biri personal bireba umuntu ngo njye kumaza ngo ese wateye ivi koko ukuvuga ngo amafoto nayabonye kuriya nkuko namwe mwayabonye ntabwo nzi ibindi bigiye kure ariko ngira ntabwo ndivuge ngo abantu bakwibazaho ibyo nibyo byibazaho ubana gute n'abantu bawe kubera ko hari umuntu tuba dutekereza uwo tubona tuvuga tuti uyu muntu nyine ni inshuti ya Nyakso ku buryo niba icyo kintu cyari kigiye kuba yagombaga kukimenya mu ba mbere noneho yaba atanakimenyeshejwe ariko akabaza ubona ute n'inshuti zawe nyine ku buryo umuntu wawe atera ivi kumva impamvu ni uko ari ibintu biri personal kandi nkeka ko ibyo si ibintu byo kubaza umuntu nk'uko ari umuntu wanjye we azatera intambwe abinyibwirira wari usanzwe umuzi Vanessa wapi byaratunguranye ntabwo nari nsanzwe muzi pe ntabwo nari nsanzwe muzi naba mbeshye nari muzi mu mavideo nk'umu Vixen wari umuzi ku giti cye nyine utazi nta relation ntawe nari nzi nanjye byaranunguye ko byatunguye abandi ariko ntabwo ndi umuntu uvuga ngo ngiye kwinjirira umuntu mubwiye ngo musemane kuko ateye ivi ngo kutabamagaye ya baba afite impamvu ze ahubwo nkazabimenyeshwa mba numva ari kwinjirira umuntu ngewe nawe kugeza ubu ntarafata intambwe nta kintu arambwira kabisa ya Branka niyanya nta kintu arambwira simbizi niba ari Branka ariko nta kintu arambwira bakanasomana bisanzwe ntimukina filime basomanyemo niye bo ntibarasomana barasomanye ndavuga muri filime ntaho basomanye aho mu filime musanzwe mubikora bibaye ari acting rero nabyo nabyo byashoboka wa mugani reka tureke nabyo kubirenza ingo nabyo byashoboka bamwe bati yafatiranye ubwo Nyambo yari mu murenge aravuga ati nanjye reka nshaka akantu bashyiriramo ababyita Branka ababyita prank bafite uburenganzira cyane ko muri iyi industry ibintu bya prank bimaze kuba byinshi bafite uburenganzira bwo kuba babivuga
ariko nkeka ko twategereza Regis akazadukura ariko ibyo twaba dufashe biriya. Nexo wowe bigezehe Jewe tweretse fiyanse imyaka igiye kuba 2. yego njyewe buriya rero ibyanjye ni ugutegereza nkazabwira indi ntambwe ariko sofa ubu ngubu turacyateretana turacyateretana tureba ibyo ari faze yo guteretana ko muyitinze hari ikibazo nibwo nyine mujya no kubana mwariganye neza. umaze nko kumenya kangahe ku ijana sha ako nashakaga ntabwo navuga ngo ni kangahe ku ijana buriya nta muntu umenya umuntu ushobora gusanga n'ibyanyeretse ari byo bike nkaba ngiye nibwira ko muzi 80 nge kandi we muzi 30 cyangwa 40 ariko ngiye ibyo nifuza kumenya byose nabimenye. ubwo bivuze ngo ejo bundi dushaka kumva inkuru itandukanye. Yego ako ntuzabikore mu ibanga we nanabikora mu ibanga ariko mu babimenye urimo nawe se nabika ibanga nawe nkakubika ibanga utazatubera Irene ariko yabitse mu ibanga ariko n'undi byarangiye yasohoka sinabonye mu video Irene mu murenge w'Byagiye Muhanga avuga ati umujene uri butege bisi nurabimenya arajya kubimenya byaki umurenge wabaye saa 3 za mu gitondo video ya mbere twe twabimenye mu masaa 7 video ya mbere yagiye hanze saa 12. Ukuvuga ngo abantu twohereje ngo bajye ku murenge gufata utuvideo basanze ku murenge hari gahunda zisanzwe barimo bakira baje gufata ifumbire nta wamenye icyahabereye nturuka byaraye ese ubundi biterwa n'iki ngo umusitari agera ahantu abigira ibanga. Ni kwa kundi nyine iyo wereketse abantu ibintu byinshi cyawe baba bagufite opinion nyinshi bafite n'ibyinshi bavugaho. Impamvu rimwe na rimwe bamwe rero bitsimbira ibyabo usanga arabayisha abana arabayishe gutyo. Nyakso ufite uretse wenda ibyo twaganiragaho ku ruhande uzwiho cyane rwa sinema uri n'umushoramari mu bijyanye na restaurant n'utubari ibyuma barabiciye mubayeho mutabacuruza. Tubayeho abantu banywa amafanta banywa amabiya hari n'izindi nzoga zemeza amarikeri nizo banywa ariko sofa nyine urumva ibihombo biba byarabayemo bitewe n'uko gufata imari waranguye miliyoni 5 zirenga leta yose yitanga bakamena ntago wavuga ko ubudahombye ubuhombye ariko bibaho nyine ushaka ndi bamwe nabonye barabijyanye kure bati urubyiruko tuzabaho gute dutangira kwihangira utuntu umuntu uri kubihuza nuko byaba ari igitero cyagabwe ku rubyiruko hari aho bihurira mu myumvire naho bihurira cyane ko abacuruzaga zino nzoga nagara urubyiruko gusa abenshi ni n'abakuru benshi ugiye kureba amadeparanguza tubari bari abantu bakuru so rero urubyiruko rugomba kumva ko ibintu bibaho turi ku isi ibintu bibaho kimwe nuko ushobora kuba ufite ari umushiti wanjye ufite akabari hano ruguru yari yicaye gutya ari kunywa hanze n'abashuti be ajya kumva yumva ikintu kiramanutse paki kubisasa kontwari yaramanutse amayogo yose arimo arameneka numva ibyo ni ibintu n'accident rero bibare nka gutyo bikubaye wose wamenye ugira iki aka kandi dufite uwo twa blaming kandi nta mpamvu yo kumublaminga kuko ubuzima buhenze kurusha ibyo ngibyo kandi nibi bintu bikwangiza ubuzima bakwiye kubica aka kanya wenda ushatse n'ublaminga wenda wamubona ariko ibaze nk'ibintu nk'ibyo ngibyo dafite no blaming wifate gutyo rero Nyakso mu mboni zawe wenda tureke ibyo ngibyo umpaye nk'ingero ubona ari ikizi inzoga z'ibyuma zangizaga ku buzima bw'urubyiruko. Nagiye kure hari imibare yatangajwe abapfuye bahumye ababaye chronique ibyo ni ibintu bifite ingaruka mbi. Ikindi usanga hari imiryango yari yaramaze gusenyuka kubera inzoga ugasanga umuntu buri gihe atayasinze ntabona umwanya wo kwita ku bana twadufaranga duke tuguramo inzoga bitewe nuko izo nzoga zirahendutse kandi zirica. So umuntu ufite 1250 arasinda agataha yaborewe. Ariko natekereza ko inzoga zayigura 50 azagendamo gake. Ibyo ni ibintu uva bitandukanye, so ni ingaruka mbi zimwe mu zinzoga zateraga. Urubyiruko rwacu mu mboni zawe rufite ibitero urugabwaho harimo inzoga, ibindi bintu ubona bikwiye guhangayikisha urubyiruko cyangwa ukwiye kuvuga uti none aho bigeze mube murekeyeho gatoya ni nk'ibiki? Urumva inzoga igendana n'amatabi, urumva ibigare, ikigare ni ikintu kibi, igare ni ikintu kibi kubera ko ikigare ntabwo ari ikigare cy'inzoga, ntabwo ari ikigare cy'ubusambanyi. Ushobora no kugira ikigare cyo gusenga kandi kibi, gusenga bikaba bibi. Ukagira ikigare cy'abantu bagufata kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere ngo muri gusenga amasaha menshi ukamara mu gusenga wizeye bya bitangaza by'Imana utajya gukora. Umujene bagomba gukora.
icyo kigare rero kibaho ikigare icyo ari cyo cyose iyo kibaye kibi kiba cyabaye kibi nyine kirakwangiza. Ikindi kintu ubunebwe, ikindi kintu kwiheba. Kwiheba bitandukanye n'agahinda gakabije karizana bitewe n'ibyo uri gucamo, ariko kwiheba umuntu abigiramo uruhare, n'umwanzuro ufata. Kwiheba umuntu abigiramo uruhare, so ntabwo ukwiye kwiheba kubera ko ugomba gutekereza ko hari abari bari hasi yawe kandi bakahava, kandi ibyo ufite uyu munsi ntabwo wahoze ubifite, so niba warageze kuri ibi n'ibintu uzabigera, wowe ugakomeza ugahatana. Nyakuso, abajene b'Abanyarwanda ni abanebwe? harimo abafite ubunebwe. Impamvu mbikubajije ni narrative zipushingwa n'abavandimwe bacu bari muri diaspora. Buri wese akubwira ngo mubajemo b'i Kigali man ntibashaka gukora, n'abanebwe. Koko n'abanebwe cyangwa nuko n'ibyo gukora wenda bidahari? Birahari, ahubwo ni bike, ugahita wakubitamo n'ubwo bunebwe, kandi ibyo gukora ntabwo bizihanga. Muri kwa guca ubunebwe, muri kwa kwikuramo ubunebwe nitwe tuzabihanga. So niba bihari ari bike ugashyiraho n'ubunebwe, urumva na bike birahita bipfa. Birasaba ko bya bike twongeramo umuhate kugira duhange n'ibindi, kuko iki gihugu nta wundi mutungo gifite n'abantu. Ubwo ndaza ako kaba diaspora ndahita nanagakomerezaho, baturongoranya abana. Nibirongorere. Ni ubukene buhari, abakobwa bacu ntibagikunda Abanyarwanda. Rega abakobwa murabarenganya, kankubwire ugendeye wenda no kuri n'ibihe ukuntu bimeze. Hari igihe umuntu akareba inzozi afite, akareba yakubona uri hano i Nyarugenge akabona izo nzozi rwose ntuzazimugezaho, cyangwa se nibwo mwafatanya akabona ntimuzazigeraho, kandi nawe urakiyubaka akavuga ati ngewe rero bitewe n'inzozi ifite reka nshake umuntu ushobora kuzazingezaho, kandi n'uburenganzira bw'umuntu, kuko umubiri n'uwe, urukundo n'urwara ari uwashaka. So rimwe na rimwe rero mukwiye kububaha mukumva ibyo bahise. Ntabwo nk'abajene muri kugira ubwoba bw'abadiaspora? Nje ntabwo bafite. Ariko abajene bakwiye kubugira. Oya. Okay, bakwiye kubugira kugira bakore cyane. Nanone gukora cyane bishobora kudukuriraho gutwarirwa abagore n'abadiaspora cyane rwose, kuko nese cyeka ari umugore uzemera kuza gustragoringa iwabo yabayeho bakennye, ajya kwibara muri geta arakennye, n'abana be bazavuke mu kene. Nimunabana mwari ikibazo. Ari imvuga ivuga ngo kuba waravutse uri umukene si ikosa ryawe, ariko n'upfa umukene bizaba ari ikosa ryawe. Bivuze ngo aba bana rero niho bari guhungira ubukene. Niho bari guhungira ubukene benshi. Nyakuso, duhe updates kuri Nyakuso Hub, naho ibintu bigeze, kubera ko twaratangiranye n'ubu turi kugendana. Ubundi tugusezerere nako dusezerere. Update rero nta zindi, n'ubundi turacyakomeje guha abantu ibintu byiza, serivisi nziza, kandi tukayitangira ku gihe, tukakora delivery 0996 ni ibyo ngibyo kabisa. Kako kunywa mwarenzagaho karacyahari? Kako kunywa karacyahari, ariko ubu ngubu nta karimo, ariko vuba hanganda ndogera nziza stock yari yarashize. Ubwo kugira ngo abantu babyumve, nuko ubusanzwe iyo wodarinze play ibyo kurya irenze 25 kuzamura bakongeraho wine ya. Yego. Nyakuso, urakoze cyane. Asante sana kabisa.